umubyeyi wa Yampano yaba ariwe wagize uruhare mu kuvamo kwinda zigeze kuri 3 k'umugore wa Yampano mu gihe kingana n'umwaka. Uzacunga urebe niba urwangura hagati ya mama wawe n'umugore wawe atariyo ntandaro ituma izo nda utera buri gihe zivamo. Kubera yuko umukobwa udashaka kugutwitira nukuri kwibana nta rwinda yayitwita iminota 2. Uwo Rizagwira Florier aramutse agwaye amahirwe mukicarana nibura igihe gito akakubwira ibibazo byose yagiye akura mu rushako kuva yashaka, wahita ufata icyemezo cy'uko utazigera ushyingirwa. Ariko kandi umugore we nawe wamenyekanye ku izina rya Vava nawe muganiye akakubwira ibibi yagiye abona mu rushako, nawe yatuma asigufasha icyemezo. Ariko byanga bikunda harimo umwe wigiza nkana. Ubundi se ko umunyarwanda yavuze ko abantu babiri baburana byanga bikunda umwe bayigiza nkana hagati ya Vava wahoze ari uwa Yampano ndetse na Yampano wamukundaga urukundo rwanatumye n'ubwambure bwawo bujya hanze, ninde wigiza nkana? Hari umunyarwanda waciye ku ruhande aranyongorera agira ati erega n'ubundi Yampano icyago cya mbere yakigize ubwo papa we yamubyaraga akamwita Rizagwira Florier, uwo Rizagwira. Ubwo si ishyano mu gihe uyu munyarwanda yambwiraga ibi naramwenyuye cyane. Ntiwasanga wenda ari n'ifaranga se yashakaga kuvuga rishobora kuzamugwira, ariko bikaba bibaye vice versa akababwiriwe n'ishyano. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku mugore wa Yampano no gukuramo inda, kandi turaza no kuvuga ku bintu byagiye biba kuri Yampano nyuma y'uko yinjiye mu rushako kugeza ubu ngubu ahari kuvugira mu maboko ya RIB. Dushobora gusoza kino kiganiro kigufi wamaze kubona uruhande ubogamiraho, wamaze kubona umunyamakosa n'umunyakuri. Ubwo kandi nabahaye ikaze, nitwe Eric Radu, aha ni kuri Rwanda Kingdom. Byangizeho shoke, ariko nsanga byamugizeho shoke kunde. Nsanga ni njye ufite imbaraga zonyine zo kuba namuhawe. Kandi aranyumva. Rero aranyumva, ubona rero umuhungu mwacanye muri biriya bihe biba byoroshye. Birashoboka ko yagusiga akaguta akavuga ati n'ubundi bamaze kumvikana ibiki n'ibiki abantu bakubonye, ariko mu mbaraga zose muri ibyo byose twaciyemo yakomeje kunyereka ko n'udakira. Ntabwo yigeze ajya kure yanjye ngo anyereke ko nubwo biriya bintu byabaye bigiye kurangirana n'urukundo rwacu. Ibyo bintu byamaye impamvu yo gukomeza kumukunda, ibihe turi gucamo kandi n'urukundo ruracyahari. Buri mwaka mu isi yose amagana y'ibihumbi by'ingo ziratandukana. Mu ngo zigera ku gihumbi byibura buri mwaka hasenyukamo 3, nizisigara inyinshi ziba zuzuyemo gucana inyuma kuvuza ubuhuha. Hari ibihumbi byinshi by'ingo aho abagabo nta jambo bafite, basuzugurwa ku rwego rwo hejuru, bahora n'ikimwaro n'ubwoba bw'uko ejo cyangwa ejo bundi abo bashakanye babasiga cyangwa bakabaca inyuma biteye ubwoba. Ibi byose nta kindi kibiri inyuma kitari ibura ry'ibyishimo mu gikorwa cy'abashakanye. Abarenga 1/2 cy'abagabo bakozaho batera BP iteye ubwoba mu masegonda hafi ya nayo ubushobozi bwabo bwose buba burangiye. Abandi benshi bagira ikibazo cyo kubura ubushake, bakagira ikibazo cy'inanga zabo zacitse amazi, abandi bagaterwa ipfunwe n'ingano ntoya cyane y'igitsina cyabo. Ibi bibazo byose abagabo bahura nabyo bikemurirwa gusa muri Humble Kingdom mu buryo bwizewe kandi bwujuje ubuziranenge kandi mu gihe gito gishoboka. Niho hantu honyine haboneka imiti yizewe ku bagabo n'abasore bafite ingano nto y'umubiri wabo, kuko wamenye Humble Kingdom nibimusaba guterura ibyuma imyaka n'imyaka ngo akundagira ibigango. Twe dufite ibinini byihariye bigufasha kuba umusore cyangwa umugabo w'ibigango mu gihe gito gishoboka. Dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati downtown mu nyubako ya Chic kuri floor ya 3 muri basement mu muryango nimero AE010C. Twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero yacu uri kubona muri screen yawe akakanya. Humble Kingdom Limited, turi isoko y'ibyishimo hagati y'abashakanye. Yampano yahindutse nyuma yo kuva mu butinganyi. Yampano muribuka ajya kwipfumura amazuru, Yampano ajya kwiyuzuza amatatuwaje, Yampano yariyogoshesheje, yarigize nk'isatura imparatura. Kiriya gihe uwitwa Yampano bivugwa ko yari afite abantu bamusambanya mu kibuno. Yampano kugira ngo yamamare, Yampano yarasambanyijwe. Vava usanzwe ukundana na Yampano yashyize hanze inzira y'umusaraba amaze iminsi anyuramo nyuma y'uko Yampano amugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse yewe akanamutera ubwoba amubwira ko niyibeshya akavuga ibyabaye azamuhitana. Nk'uko Vava abyivugira, ibi byafashe indi ntera ku itariki ya 24 Werurwe 2026 ubwo yari kumwe na Yampano umukunzi we bari mu modoka bagiye muri sauna. Yavuze ko icyo gihe batumvikanye bitewe nuko yamusabye kureka gukoresha telefoni ari gutwara. Ibi bintu byarakaje Yampano kugeza ubwo ahita amutegeka gusohoka mu modoka igikubagaho. Vava yagize ati
yahagaze ku muhanda hagati hatari no ku cyapa, hanyuma ahita nsohora mu modoka kubera ko nta kindi nari gukora, ndasohoka hanyuma mfata moto. Vava akomeza agira ati nkimara kwambara ingofero ubwo ni kasike, narebye inyuma mbona yadukurikiye, ngira ngo agiye nibura kumbwira ngo nsubire mu modoka, ariko mbona yongeye umuvuduko aratugonga. Uyu mukobwa akomeza avuga ko iyo modoka yabagonze ku bushake, ibintu byamukomerekeje ku maguru, ku kiganza ndetse no ku matako. Nyuma y'iyo mpanuka uyu Vava yavuze ko atahise ajya kurega kubera intege nke yari afite ndetse n'izindi nshingano, ariko gusa nyuma ngo ya mpano yaje kumusaba imbabazi aramubabarira, ariko ibintu ngo ntibyarangirira aho ngaho. Amakuru akomeza avuga ko ya mpano yahise ajyanye umugore kwa muganga, ariko ngo bamara kuva kwa muganga akamukingirana mu nzu, akamutwara na telefoni agira ngo atazamurega. Vava kandi yagaragaje ubutumwa bugufi uyu mugabo we Uworizagura Florien yajyaga amwandikira amubwira ko niyibeshya akamujyana kuri RIB azahita yiyahura. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, ya mpano yarahunze yigira i Rubavu, ariko kandi ahita akomerezaho yigira aho bita Bukavu. Nyuma RIB iza kumuhamagara aragaruka i Kigali, ari nabwo yahise atabwa muri yombi. Ubu rero Uworizagura Florien ishyano ryongeye kumugwira. Ubu tuvugana ari mu maboko ataraye, akurikiranyweho ibyaha 3 birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, birimo gukoresha ibikangisho ndetse yewe no gukoresha ibiyobyabwenge, cyane ko umugore we yagaragaje ko ya mpano yajyaga akoresha ibiyobyabwenge cyane ndetse akanagaragaza amashusho. Dore urumogi, naravuze ibikimara kuba ndavuga nti ndakugenda ngo ni story y'urumogi igiyemo, none ubu baranamupima mu maraso, byo byanga bikunze tu. wowe iki ya mpano nahise ntangira reba dore ngura rufite nkuru kandi within 3 days iyo wahashize iminsi 3 runyweye ruragaragara mu maraso. dore ngo nguru. Mbere gato yuko ya mpano atabwa muri yombi, yagaragaye mu mashusho ari gusobanura byinshi bibi ku mugore we Vava, avuga ko uyu mugore atigeze amubera umuntu mwiza mu gihe cyose bari bamaranye, avuga ko uyu mugore yagerageje gukuramo inda 3 mu gihe kingana n'umwaka umwe gusa. Ya mpano yavuze ko uyu mugore acunga indi maze gukura, agatangira kumushakaho ibibazo cyangwa se gushaka inzitwazo zituma agenda akajya kuyikuramo, akazagaruka yamaze kuyikuramo. Yavuze ko n'ubu yari afite inda imaze kugera mu mezi 6, n'ubundi ngo yashakaga kugenda ngajye kuyikuramo, akaba ari imwe mu mpamvu ngo yatumaga ari kumushakaho amahane cyangwa se umwiyenzo. Gusa bamwe mu basesenguzi ku mbuga nkoranyambaga baravuga ko umugore udashaka kukubyarira atakwemera kugutwitira ngo n'amezi 5 abashe gushira. Baravuga ko uyu Vava byanga bikunda yabaga ashaka kubyara, ahubwo inda yagera muri ayo mezi bikanga ikavamo. Bakagira inama ya mpano yo kuba yajya kuganira n'ababyeyi, bakaba bamubwira kwibanga niba hari icyo baba barakoze ngo maze ubuzima bubashe gukomeza. Gusa babivuga nabo ku mbuga nkoranyambaga nyine nta n'igihamya bafite, nta muntu n'umwe ushobora kujya hariya ngo ahamye ko ababyeyi ba ya mpano aribo bahemukiye umukazana wabo. Ibyo rwose nta muntu n'umwe wifitiye gihamya. Gusa hari abari ku ruhande rw'umugore wa ya mpano ari we Vava, bavuga ko uyu mugore yarenganye rwose muri rwa rugo rwa ya mpano yahahuriye n'ibibazo. Mu byo baheraho bavuga, uretse amagambo ya mpano yavuze nyuma y'uko umugore we yamureze, ariko nta kimenyetso na kimwe yigeze agaragaza nibura kigaragaza ko umugore we yaba yaramubangamiye, mu gihe umugore we yagaragaje ibikomere byinshi yari afite ku mazuru bamurumye, akagaragaza ibikomere yaranaryamwe kwa muganga nyuma y'uko yagonzwe, akagaragaza kandi bimwe mu biranga uyu ya mpano ari kunywa ibiyobyabwenge. Ibi byose biri mu bintu byahamije abantu ko uyu mugore ashobora kuba arengana, ahubwo umubi ari ya mpano. Ubu tuvugana amategeko agiye gukurikizwa maze buri wese mu ruhande rwe abashe kurenganurwa. Ndabashimiye, nitwe Eric Rado. Reka dukomeze turebe ibya ya mpano, ariko kandi Imana ibafashe bongere bubaka umuryango wabo babane neza. Turi kumwe. Ciao ciao.